Breaking news kuri wowe ukurikiye iyi sheni ya Tusude Baba, nkwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo ukora, nkwifuriza kugira amahoro n'imigisha n'umutekano muri byose. Ariko uyu munsi wa none ikintu kingaruye none aha ngaha muri ino video, ndagira ngo turebere hamwe amakuru yaje kuba asohorwa ariko asohowe n'inama y'abaminisitiri iyobowe na Perezida Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru mashya ubu ngubu agezweho nuko inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu yemeje yuko u Rwanda ruri kwitegura inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe tariki 5 Gashyantare 2026. Ubwo nizere ko murimo murumva ko inama y'umushyikirano yongeye yagarutse, ariko nanone hari ikindi kintu noneho cyaje gusohokamo gitungura benshi ariko kinashimisha benshi. Ku kiga cya kabiri haravuga inama y'abaminisitiri kandi inama y'abaminisitiri kandi yashyizeho mu myanya abayobozi barimo Uwera Jean Maurice wagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma uwitwa Jean Maurice. Uwera Jean Maurice yaje kuba agirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, azajya avugira abaturage cyangwa se nizere yuko itangazamakuru mubonye undi muntu ugiye kuba yabafasha, kuko muribuka yuko mu mwaka wa 2025 ari mukuru arinda ari we muntu wari uri kuri izi nshingano mbere yuko atabaruka, Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka none dukomeze kuri uyu nguyu Jean Maurice asimbuye. None Uwera Jean Maurice yaje kuba asimbura ari mukuru arinda witabye Imana muri Mata 2025 azize uburwayi bwo guhagarara ku mutima. Uwera Jean Maurice wamusimbuye Uwera Jean Maurice yari asanzwe ari umunyamakuru wa SKFM yagiyeho avuye kuri televiziyo y'u Rwanda. Uyu nguyu Uwera Jean Maurice waje kuba asimbura ari mukuru arinda yahoze akora kuri televiziyo Rwanda. Tugiye noneho kwanga kureba ibitangazamakuru uyu nguyu yaje kuba yacaho Uwera Jean Maurice. Iby'ingenzi kuri Uwera Jean Maurice wagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma, yize itangazamakuru afite uburambe bw'imyaka 14 muri aka kazi. Atangaza itangazamakuru n'itumanaho yakoreye kuri Flash FM yayikozeho imyaka 6, RBA nayo yayikozeho imyaka 9. ubu ngubu uyu munsi wa none avuye kuri SKFM azamuka ajya hejuru rwose kuba yavugira guverinoma cyangwa se ajya kuba umuvugizi wa guverinoma. Uyu nguyu Uwera Jean Maurice murabizi niwe wari uyoboye igitangazamakuru cya SKFM, kuko yakoragaho ikiganiro cyitwa Frontline mu gitondo ari kumwe n'abandi bagabo. Rwose bari bafite ikiganiro cyiza cyane cyitwa Frontline, ariko Uwera Jean Maurice akaba yari yavuye kuri radiyo Rwanda cyangwa se na televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda agiye kuri no SKFM, agiye kuba yajya kuri radiyo zikora. None yongeye arazamuka ajya hejuru rwose. Coup de chapeau, good. Aya ni amakuru meza yo kuba umunyamakuru mugenzi wacu yaba yateye imbere, yaba agiye kuba atuvuganira, cyangwa se nizere yuko uyu mwanya yabonye nazajya ahamagarwa azajya yitabwa rwose, akaba yasobanura ku bibazo by'abaturage cyangwa se akaba yasobanura byinshi abaturage baba bakeneye kumenya ku gihugu cyangwa se no kumenya ku iterambere ry'igihugu. Ariko nanone aho ngaho minisiteri y'ingabo rwose igiye kuba yashinga kaminuza. Murabizi ko minisiteri y'ingabo yajyaga abanyeshuri biga muri b'abasirikare cyangwa se babaga biga muri kaminuza babaga barimo basohokera muri kaminuza y'u Rwanda, ariko noneho uyu munsi wa none minisiteri y'ingabo igiye kuba yashinga kaminuza y'ikigo cya leta ya RDF. Abanyeshuri urumva bigiye gutuma abanyeshuri benshi cyane bazajya bajya kwiga, bazajya bajya mu gisirikare cy'u Rwanda ariko banakurikiyemo kuba barangirizamo kaminuza cyangwa se kuba bakwigamo kaminuza. Ni ibintu byiza cyane bigiye gutuma tubona urubyiruko rwinshi cyane noneho rwemera cyangwa se rukunda
kuba rwajya ahangaha rwose muri kaminuza ya leta cyangwa se ya RDF, kuko izaba ari kaminuza yujuje byose, ni kaminuza ifite byose ikomeye. Ariko ahangaha ku yandi makuru nanone, ku yindi update, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yakiriye intumwa z'abadepite bo mu gihugu cya Namibia bari mu ruzinduko rwo kungurana ubunararibonye. Ahangaha rero tugiye hano kuba twavuga kuri ino Ejo Heza. Ejo Heza nayo yaje kuba yapudetinga, ariko Ejo Heza yo ndayicamo mu magambo makeya. Ejo Heza yaje kuba ivuga yuko noneho bivuye ku myaka kuri miliyoni enye. Murabizi umuntu yajyaga agira miliyoni enye, ariko akaba hari amafaranga ashobora kugenda akabikuza bitarindiriye ko agira ya myaka yo kuba umuntu akuza, cyangwa se ya myaka yo kuba umuntu yageze mu zabukuru. Ariko ubungubu noneho Ejo Heza nuzajya uba ufite miliyoni zawe ebyiri kuri konti yawe ya Ejo Heza, hazajya habaho iki? Hazajya habaho kuba ushobora kugenda ugafataho amafaranga makeya 30% rwose, uzagenda ube wafataho makeya ube wayakoresha bitarindiriye kugira ya myaka 55. naho witwa Bruce Melody yaje kuba agaragara muri Tanzania, ariko hagaragara imodoka yanditseho Bruce Melody, plaque rwose yanditseho Bruce Melody. Ibi ngibi byaje kuba inkuru rwose, biba inkuru yaje kuba yavugwa cyane, kubona umuhanzi Bruce Melody afite imodoka ya Land Rover ariko iriho plaque ya Tanzania yanditseho Bruce Melody. Ibi ngibi aya makuru yaje kuba atangazwa n'Isibo Radio, niyo yaje kuba itangaza aya makuru ko Bruce Melody yaje kuba agaragara hari imodoka yanditseho Bruce Melody mu gihugu cya Tanzania. Abakinnyi babiri bakinira ikipe ya Tottenham bakoze impanuka y'imodoka mu mugoroba wo kuwa 27 Mutarama 2026 London, ubwo bajyaga ku kibuga cy'indege bajya mu Budage. Aho gukina imikino ya UEFA Champions League. Imodoka yangiritse, ariko abo bakinnyi bo rwose nta kintu bigeze baba, kuko haje kuba habazwa amakuru y'umutoza wabo Frank utoza Tottenham. Yavuze ko abakinnyi bo nta kintu bigeze baba, imodoka gusa yangiritse imbere iramenagurika iba uburere imbere, ku buryo rwose niyo gusubira mu igaraje. Ariko abakinnyi ku bw'amahirwe bavuye mu mpanuka, cyangwa se bavuye mu modoka ari bazima, nta wigeze yangirika habe na gatoya. Ubwo rwose bari bagiye ku kibuga cy'indege kugira ngo bajye kuba bakina match yabo. Abakinnyi bo ni abangaba babiri nibo baje kuba bakora impanuka, ariko abatipe bagenda mu modoka zirenze. Ino ni Ferrari bro, bagenda mu modoka za Ferrari. Ariko ahangaha none hari ikintu cyateye urujijo benshi. Mureba hano ku ruhande mu buryo bw'ibumoso hari ifoto ya Mitsutsu, hagati harimo umwana w'umukobwa ufite indabo, ku ruhande rwaho nanone hakazaho umusore witwa Kanyabugande cyangwa se Nyagiso. Iyi foto yaje kuba itera abantu urujijo, kuko baje kuba bibaza abantu benshi cyane baje kuba bibaza ati, muri abangaba babiri hagati ya Mitsutsu na Kanyabugande cyangwa se Nyagiso, ninde wateye ivi? Ninde muntu waje kuba yakwibikaho uyu mwana? Byaje kuba bitera urujijo, ariko bigaragara ko niba ari Mitsutsu waje gutera ivi, byancanze nanze, kuko ndabona Mitsutsu ariwe wambaye ikote, Kanyabugande we ndabona yambaye ishati iri aho ngaho. Nkwibutsa yuko ahantu wagurira ibikoresho byiza cyane, bikora neza cyane kandi bimeze neza, ibikoresho bya elegitoronike, ibikoresho bifata amajwi, bifata amashusho, n'ahandi ni muri icyanzu.com, ni www.icyanzu.com. kandi nanone nongera kwibutsa yuko neza cyane, niba wumva ushaka kuba waryama neza, ukaryama utekanye, ukaryama nta kubyuka utaka umugongo, matora nta yindi, matora ni Dodoma. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo tukomeze kuba twabana mu biganiro bindi bigenda biza, tugende tuba twagomeza kuba turi kumwe mu zindi update nk'uko bisanzwe. ni Tusudi Baba rwose, ciao.